cyane ariko nakutse nkiga ibyo ubuhanzi bije vuba ni ukuvuga ngo nanjye ubwanjye uko tuze mu rusengero hano mu nzu y'Imana azakomeza aririmbe nanjye ubwo ngana gutya naririmba ngira ngo afite abikuru amashyiransi cyane ku musaza none iyi shusho muhaye ntazibagirwe umwuga w'ubuhinzi azajya ajya mu murima ahinge bamuhaye icyarara amashyari ndagira ngo rero umubyeyi n'ababyeyi batwarahiga umugore n'abagenetema twagiye ababyeyi no ku ruhande rwawe uyu munsi wa none yakuze ariko tugiye mu by'amateka yakuze kera kuko uyu nguyu ibintu byo kurera arabimenyereye twabaye imfubyi tukiri batoya agerageza kurera abakuru banjye ndetse nanjye nubwo ndi mukuru nawe yaramfashe niyo mpamvu uyu munsi wa none yateye intambwe nkaba ntabura kumuha impano ari kumwe n'umugabo we Gaspard murakoze cyane
mutoza ayo oya tuvugisha ukuri ntabwo yabafotora mwese kameramani ntabirundemo twagiye nakuriremo ayo wadana n'ibitara kuri televiziyo wite muri barata umusaka y'ibara nanjye mbona umusore yaba yari kinigi w'ikinigi w'amazi rero umusore nakugana ikiro ni 200 ikiro cy'umusore ni 200 botike se Kasipari shopu terekalemo mama bagufoto igendere bagufoto igendere turi basibe itore tugira ngo katara ariko sumu utakira sikola wumeze bibaza wumeze nabo yabya kanira tari mutara biturubagare unaona pole kugira kare ko katara tari bamuzani n'ikizungu tari amaze kuzina n'inja mameluri bafite n'uruhita rwo katara yo ikizungu hata tusawe ama mwana nasoma katara Dumana tunasabe. Tuna mujaza dumana tusu. Nande wake kuna tunasabe. Dumana tusa. Dumana tusa ni kuna hata wakajara. Yewe, aye, dumana tusa. Amasharie. Dumana tunasa. Amasi chana kulina lada. Amasi kulina lada. Kwa komeze. Kwa diye. Kuka, patira ho. Kukari mara zumba. Aripandise, samura mikoro. Dole kwa n'icyumba yambaye no kugusanira nabo babasha kuzana bose ariko bamwe kandi maguru Barakoze cyane umugabo w'igipere ibyangombwa byuzuye mu ntoki fata umwanya uhareka kugira ngo wakomeze Rambura kwaya Rambura kwaya kandi bifuza depende y'ibyo cyacu twakomeze mama komeza twakomeje gutanga impano twakomeje uyu mubyara hangana ndashaka ko mushwanyaguza kuba bwaje ko kabyara kufari kugeranje ariko ni foto yanjye babari ni foto yanjye harinya amasariye byose agaseke amashaka ibishyimbo ayo atawe n'amata ikivugo kikuru mutozo twakomeje musuhuza gutanga impano kameramani kururiramo twagiye gufotora barangije kubafotora mama byagezeyo twagiye kameramani umwuzukuru w'umuzungu tumenyereye kuri sitidiyomu yo mu mujyi izi gukondombora ayo uyu mwana afite ikikuri ku mutima ugiye gutanga iyo mpano wayihane twakomeje kameramani turiramo trinity service media video chat twagiye iyo ni studio dukoreye uyu munsi twakomeje bafotoye umugeni w'imekwa twakomeje byarangiye murafasiguwe murashaka ibirati ngahe abantu batanga impano mwituza ndabona umugabo wimbaza cyane arimo arambwira ngo mikoro hano nakwigize naririmbe arikunda kubi rugunga
Mani bahumurisha rugunga baturanye no mu mujyi niyo mpamvu mbona hari imisha y'inigwa twagiye rugunga aje natwe na Kristo mo kakara fatira mu magambo Kwandiko ni abantu kugera mu rugo bagusomera bagufungure bagushora kutababure urarangiza bagusomera ubu ni urwandiko mwana ndabona murakoreye imana iturutse kuri murokore iyo mana niyo murokore bagenzi iyo mana nayo niyo amasengesho mbere ko aratambuka imana nayo umukobwa mubona nawe amashuri y'ayandi mwahitanye ati mbaza y'urwandiko umukobwa yitwa Kevine arashwanyaguza Kevine arakoze cyane twakomeje ego aho ngaho nanjye nkabumutaye umusizi nkabumuhanzi ndetse n'umuvuzi w'amazina y'inka zaza zivuge twagiye iyo mana iturutse ku bafamiye muco twanyuje uwo muhungu utambutse yitwa Leonari abahaye urwandiko uwo nawe bagezeho yitwa Silemana Jean-Didier twagiye tuzoza urwandiko uwo ni Leonari umuyobo usimbuwe na Bosco iyo mana niyo Bosco Kerenya yase Kerebatina uwo yandike yitwa Murokore amasengesho twagiye uwo kubugezeho ni Koratini nayo wajyamo rero ibitizi yawe twakomeje uriya musore n'umusuhuza uriya musore afite amatsiko y'izina rye rimwe kabiri gatatu umusore yose Gurira mama Ivete nawaje utamina mama Ivete anaje kutoa imano Uriya mama ndeni kumana wachari yani ama special yani ukufanya kama kama mshanaze taje Atariko cyangwa byaye igisore babuke rwose ayiwe tatawe ati nimwakire ku mbuto y'umugisha igisore cyawe rwose numvise gifite imigisha rwose niwe tatawe abakimeze cyane kugira dore uriya mugabo atwaye umwana w'abandi we abashyi ku mugabo utwaye umwana w'abandi we yego umugabo yabyaye umuhungu utwara umugabo we
twabasabye kandi byakagaragaye byakagaragaye ko twabasabye kugira ngo twanaga byaduhaye kuba ari abagore Data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje aba bana bawe uyu munsi utagira ikusi usibye ridasiba ku isonga wabahaye umunsi mwiza barishimye uko bafatanya mu biganza impande zombi zagize uruhare uzabibiture mu bwami bwawe kandi kurushaho tuzataha ubukwe bwa ntama w'Imana ari we Yesu Kristo umwami wacu nuko ari umukozi mwiza uri umukwe n'umugeni ubaha urugo ruhire kandi nubwo ababyeyi bakora byiza Yesu atabirimo ntacyo byamara ububakira umukunzi mwiza dore bino biganza bifatanya mu ntoki ni abagize uruhare rugaragara mu buryo bugaragara babagiriye inama barabafashije barabasengeye babagiriye ku gikumbi ariko umukunzi mwiza uyu munsi washyizeho ikiganza cyawe ubuhere mu cyubahiro tukuvugiriza amashyi y'ibyishimo tukuvugiriza amashyi y'ibyishimo tuguhaye impundu umukunzi mwiza uyu munsi w'umuryango utangiye Yesu sibiriza na se abazajya bawusoma abazajya basanga yicayemo Yesu tubyasiye Yesu mu izina rya Kristo Yesu amen ndagira ngo uko mukimeze gutyo amashyi menshi cyane kugira ngo dusohoka turagiye ibitangira neza bikamusoza neza mana yacu Uwiteka Imana arabishoboye muri uyu mwaka wigira ubwoba Yesu aje kugusetsa kandi dosiye yawe iyo yubuwe byose birashoboka umwaka ushize wahuye n'ibibazo birashoboka wambara umwambaro w'uruvugo benshi barakumenya ariko Uwiteka Imana arabishoboye muri uyu mwaka wigira ubwoba Yesu aje kugusetsa kuko dosiye yawe iyo yubuwe byose birashoboka nyinshi cyane ku buzima bwawe akagukorera dosiye kubera ukunagwanga kubera ikimana yakuvuzeho ikazi kaziribata ibibazi kabiribata ubukeni kaburibata amagambo ikayaribata Satani agahita amenya yuko yakoreye mu gihombo Satani ajya ateranya inama nyinshi cyane ku buzima bwawe akagukorera dosiye kubera ukunagwanga kubera ikimana yakuvuzeho ikazi kaziribata ibibazi kabiribata ubukeni kaburibata amagambo ikayaribata Satani agahita amenya yuko yakoreye mu gihombo umwaka ushize wahuye n'ibibazo birashoboka wambara umwambaro w'uruvugo benshi barakumenya ariko Uwiteka Imana arabishoboye muri uyu mwaka ariko ntabwo twabasha kuba warangiriye neza ukamara sheri ngo nanjye ne kutakwereka no mu cyumba cy'abana saha gusa ndakwereka n'ahandi aha rero niho yateguye azabanira na Rasheli kandi mu by'ukuri nawe nzi ko ufite byinshi watumwe cyangwa wanateguye uzaza gukora hano mu rugo rw'abana wo gutwikurura kandi uzi ko uyu murimo naje no gusangamo nubwo uri umukwe ariko kuko dosiye yawe iyo yubuwe byose birashoboka umwaka ushize wahuye n'ibibazo birashoboka wambara umwambaro w'uruvugo benshi barakumenya ariko Uwiteka Imana arabishoboye muri uyu mwaka wigira ubwoba Yesu aje kugusetsa kuko dosiye yawe iyo yubuwe byose birashoboka
satani n'urupfu nawe imana n'ubugingo igihe ukiriho ubonane n'imana yawe ibyo usabwa gukora ubikore mu gihe cyawe dosiye y'imana tandukanye n'iya satani n'urupfu nawe imana n'ubugingo igihe ukiriho ubane n'imana yawe. none kugezaho bya bindi mwabazaniye by'imfashanyo cyangwa se byerekeye byaturutse kwa sebukwe kugira ngo naho ubashe kubihageza na byo. Ibi ngibi ni ahandi bimwe mwazanye byaturutse kwa sebukwe wadindira imana ntaho byagiye ndagira ngo n'ubu nabwo ubashe kugira ngo wibwirire abana cyane cyane mu mirimo waje gukora nawo urimo twongere duhe Imana amashyi. Nuko rero umuco mwiza wacu wa kinyarwanda wo guherekeza abana bakagira ibintu bafasha mu gihe bakiri abageni, ni ibingibi mbese umuryango wateranye uravuga ngo ubatize amaboko igihe bakiri abageni. Buryo umuntu akiri umugeni si byiza ko afata ambaraje ngo ajye kugura inyanya ku muhanda, ajye kugura igitoki. Ni ibi twabazaniye kugira ngo igihe bakiri bashyashya bizabafashe. Hari ibindi bizajya bigenda biza, Imana ice mu biganza byabo, urwo rwego rukomeze kugubwa neza kandi dukomeze kubasengera no kubasura, tubifuriza umugisha. reka tujye turiho amashyi. ndagushimiye bashimye umunezero bafite. Uwa mbere ni uko mwabashije kuba mwamuhaye Rasheli. Rasheli twari ariwe dushaka, n'ibindi ntabwo twabyanga, ariko niyo haza na Rasheli nabwo twari gushima. tugendere mu bashimiye. Noneho kandi muti n'umuryango wacu twishimye, twanejejwe nuko mwaduhaye umugeni, tunejejwe n'ibyo mwabifashanyo mwahaye abana kugira ngo mubakire inkikiragura twubakiye. Uti rero twinezerewe, mu by'ukuri tunejejwe n'ibyo mwatwoherereje kugira ngo abana bazatere imbere batazasonza cyangwa ngo babashe kugira ngo bajyane ambaraje nk'uko bivuze, ahubwo bizabasunika bageze imbere mu gihe bazereza ibyabo, cyangwa se bamaze no kugira ngo nabo batere imbere nabo bibonere ibyabo ku bwabo. Imana ibamugisha rero, ndabashimiye, ndagira ngo tugane hariya dukomeze gahunda. Yesu abamugisha. Ukuri babyumvise kandi babwire ngo ntabwo bakiri abageni, umwe ni umudamu undi ni umugabo. maze ugende urushyikirize, wagera mu nzira ukabanza kurusoma n'amarene. Marene bayakoze umurimo ukomeye, yewe kunezeza, maze muzanezererwa. Nubwo nakunze kuba twaganiriye mukishima mugaseka, ariko n'ubu n'amagambo arahangana yazabasetsa. Imana ishimwe. Rero irindi risigaye mu kanya no kugira ngo uherekeze, ariko wicire gatoya uruhuke. Murinzi wacu kandi Imana yacu turagushimye, wagize neza kuva mu gitondo, wagize neza ku gasusuruko, wagize neza amanywa yose, wagize neza ku gihangamanywa, none n'umugoroba w'isi urageze, uracyatugirira neza. Aya magambo yose twaganiriye n'uyu muryango, abangaba baje kudushingira bakatuzanira umugeni mwiza, turagushimiye ko wakomeje kubana natwe muri yo, kandi watweretse kuri kumwe natwe n'aka kanya. Turacyagushima kuko uri Imana. Dore rero Kristo muzima, tugiye gutandukana mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka dukomeze dukumburane Kristo wacu, maze bagende bibwira ibyawe kandi batekereza n'ubukwe bwacu ko bwari ubukwe bw'umugisha. Bigaragaze nk'Imana rero, ubaherekeze n'ukuri, ubageze bajya amahoro, buri wese mu rugo rwe, aho agana hose mwami buri wese agereye amahoro, kandi nagira agira amahoro. Turagushima kuko uri Imana. Natwe dusigara amahoro, natwe turi buze gutaha, kandi uri buze kuducyura mwami, tukagenda amahoro, tukagera mu ngo zacu amahoro. Nabwo turarambura amaboko maze tugushime tuvuga ngo uri Imana, kandi ugahurira iyo ibihe byose, none n'ibihe bidashira. Urakoze Data kuko warinze umukwe, ukarinda umugeni, none akaba ari bazima na kano kanya, ukatwereka ubukwe bwiza wabateguriye. Wakoze Romana
turacyagushima kandi natwe kandi turinde umutekano gahunda ni iyawe kandi data wa twese uri mu ijuru ubwo twasengaga dusaba kugira ngo uzatwubahiriza ubukwe n'umugeni ukazaduha ubukwe bwiza niko n'ubu n'aka kanya tugusabye mana kugira ngo ubarindire muri uru rugo rwabo uhageze wese ntakagira icyo ahaburira uhageze wese atikarama ndagusaba ngo buri wese uhageze mana ajye abona icyo kurya abona icyo kunywa urugo rwakira inshuke rwakira abakuru rwakira uhageze wese mwami ntakabura icyo ahaburira urakoze data ikindi kandi uzabahe kubyara kobwa na hungu dusenye n'imbuto zo mu nda yabo kugira ngo uzaba uzagubwa neza maze data bazagira amatakuri bagira n'abayanywa kuko mwami mwami urebera hose icyarimwe kandi turinde wigaragaze nk'Imana ndagusabye kuri byose mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu dushima Imana icyo nshimira Imana ni uko yambwiye ko imenyekanishije mu bigaragara namenyekanye Cyangugu n'ahandi hatandukanye namenyekanye ubu narashira ubu ngubu yamenyekanye mu burasirazuba cyo tugishimiye Imana by'umwihariko uyu muryango umpaye umugeni cyangwa se umpaye umugore ndawushimiye cyane mu bigaragara bakoze ibishoboka byose baradushyigikiye n'umuryango wanjye wose imiryango yose muri rusange ndabashimiye abitanze ku mbaraga n'igihe cyanyu mwese ndabashimiye muri rusange gusa ibirenze Imana yo mu ijuru izabaha umugisha murakoze basaza ba